nongeye kubasuhuza aho muherereye mwese inshuti za Sky Love Show hirya no hino ku mpande enye z'isi. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Muri kano kanya rero twabateguriye ibintu byiza cyane nk'uko nkunze kubibabwira kenshi. Ibyo nateguye uno munsi rero ni juice ya beterave n'inanasi, bitagoye cyane, gusa abantu benshi ntabwo dukunze kubyitaho, ariko uno munsi noneho naje kubereka ukuntu wakora juice ugaha abana ndetse namwe bakuru mukanywaho. Ifite intungamubiri nyinshi nk'uko mubizi, ndabizi ko harimo abantu banabindusha ahubwo. Yambahaye karibu rero kuri ino channel yanyu mumenyereye. Uno munsi nibyo nabateguriye, ndabasaba kugira ngo muze tubane. Rero hano natangiye ndimo gutunganya inanasi yacu, ndayihata, nayogeje neza kuko tuba twazikuye mu masito, ariko ntabwo wahita utangira ngo uyikoreho uyihate utayogeje. Nayogeje rero nyuma yo kuyikorera ayo masuku yose, noza akantu kanyunda gukatiraho ibirungo k'igiti, murakabona. Ubundi mpagaze mu gikoni cyanjye ndimo kuyibatunganyiriza neza kugira ngo mbone uko nkora uyu mutobe. Njye ndayikunda cyane, ni ukuvuga ngo mba mfite akavidore kari ko mwita cyangwa akagaro kayo kuzuye buri gihe muri firigo yanjye, kuko nzi ko ari iy'umumaro mu buzima bwanjye n'abanjye. So nibyo rero ndimo kuyitunganya, muri kubibona. Ndangije kuyihata, ndimo gucishaho nkanywamo ako kunywa, ariyo nari nyifite. Ndi gukora iyindi ariko nari mfite n'indi, nkabanza nkanywaho, muri kubibona. Kubera ko ndikunda, nkunda ubuzima bwanjye, ngomba guhora nyifite buri gihe kuko nayisobanukiwe. Maze kuyoza rero, nogeje igikoresho cyanjye, ndi gutunganya ibiganza byanjye maze gukoresha kugira ngo nkomeze n'iyindi step. Nk'uko mubibona ngiye kuyikatamo uduce twinshi duto duto nitonze nk'uko mubireba, kugira ngo igire forme nziza, ntize kuba ari nini mu isafuriya. Kandi uno munsi kubera ko nari mfite iyindi, nashatse gusa kuyikora kugira ngo mbereke. Nakoresheje inanasi imwe na beterave 3, ndakoresha n'isukari, nta kindi, n'amazi. Ukumva ni ibintu bisanzwe, wabisanga ahantu aho ariho hose ukeneye gukora ino juice ifite intungamubiri nyinshi mu mubiri wawe. Wakoresha uburyo ki bwose ukabishaka ukabikora, iraryoha. Hari abantu batekereza ngo beterave ngo ibiki, wenda nanjye kera sinayikundaga, ariko naje gukurikirana ibyiza byayo, nsanga ni nziza pe, kuko yongera amaraso. Icyo ni icya mbere. Kandi ubonye ikintu cyongera amaraso nubwo waba uyafite, ntiwareka kugikoresha. Ni nziza cyane kuko akenshi ntabwo tuba tuzi ko mu mubiri bimeze, ariko uri kuyikoresha uhora uri stable, umeze neza mu mubiri. Biriya by'amasereri, abantu bajya mu tuzi guhagarara, abamama se batwite, abana batoya, abo bose beterave birabafasha cyane. Noneho harimo n'inanasi, biba ari byiza cyane. Aha rero maze gukatagura ibintu byanjye nateguye. Muri kubibona ndagukaraba cyane, sinzi impamvu, uri kumva akantu kose nkoze mbanza gukaraba. Aha ngaha maze kuyishyira mu isafuriya, na ya beterave namaze guhata neza, ndayiyoza, ndayikatagura. Nayo rero nashyize mu isafuriya, uri kubona ko maze kubitunganya. Nacanye imbabura yanjye, ikizeho napfundikiye kugira ngo wa mwuka nk'uko dusanzwe tubivuga ukomeze uyigeremo. Aha rero ndi kubereka uko byari bitangiye kubira, murabibona. Birasa neza. Aha rero yabize nk'uko mubireba. Yego, hano harakirimo umuriro mwinshi, ariko uko iminota igenda yongera ugenda ugabanya umuriro kugira ngo itaza kubirira mu ziko cyangwa se mu mbabura yawe. Uri kubibona rero ko iri kugenda ihinduka. Beterave ifite imbaraga nyinshi, ihita igaragara vuba cyane. Yego, nk'uko muri kubireba.
hakiri gakeya naberekaga, ndi muri kubibona ukuntu bimeze muri kano kanya. Iracyabira, ni gake gake, ntago ari ibintu ukora wihuta kuko uba ushaka kugira ngo umuhumuro wa beterave ku bantu batawukunda ntiwumvikanemo. Ugomba rero kuyitegereza ikabira neza, nibwo umuhumuro utazabuka cyane. Hano rero nari gushyiramo isukari, nateguye ibiyiko 5 by'isukari kuko nanjye nakoresheje ibikoresho bike cyane. Nakoresheje beterave 3 uko nabibabwiye n'inanasi 1, ubundi njya nkoresha ibirenze kubera ko mba nkeneye nyinshi, ariko ubu nari nyifite. Rero hano ndimo kubihuza, ndikoroga se ya sukari kugira ngo itahita ifata hasi mu isafuriya. Muri kubibona? Yego. Aha rero ndakomeza nkoroge nzengurutsamo kugira ngo isukari idafata hasi. Murabizi isukari namwe uyirangayeho yakwifatira hasi ugasanga ntabwo juice yawe ije imeze neza. Hano rero ndongera mpfundikire nagabanyije umuriro kubera ko iyi sukari uyishyizemo akenshi ugashyiramo n'umuriro mwinshi irazamuka cyane, ugasanga bifashe bigize imbaraga nyinshi kugira ngo bibirire mu ziko. Hano rero nagabanyije umuriro. Aha rero na testinze nsanga byahiye uko nari mbishaka, umuhumuro si mwinshi. Ikindi inanasi yanjye yahiye, beterave zo zishya vuba, uri kuzibona ko zahise zinahinduka zitakiri umutuku. Aha rero ngiye kuyikora mu buryo bubiri. Hari juice ndi bukore nakoze nka smooth, ndayicisha muri blender nyibrandinge. Hari ababikunda gutyo, niyo mpamvu nabiteguye mu buryo bubiri. Ukaba wayikora nka smooth ukayicisha muri blender ukaza kuyinywa uko nguko imeze, cyangwa se ukaza kuyikura mu safuriya wiyungurura unywa. Rero iyi nagumishije ku mbabura, niyo ndi bukore mu buryo bwa kabiri bwo kuza kuyiyungurura bisanzwe ntakoresheje blender, kubera ko ndashaka kuyitegura mu buryo bubiri, gukora smooth y'inanasi na beterave mbicishije muri blender, nkaza no gukora iyindi juice yo kuba nyikuye mu safuriya nkayiyungurura n'akayunguruzo bisanzwe, nayo ngashyira mu gikoresho cyabugenewe nkazayinywa gutyo. Rero iyi ngiyi iri muri blender niyo nshaka kunywa nka smooth, murayibona. Iyo ngiyi iri mu kirahuri iragaragara neza rwose, irasa neza. Iyi rero iri mu gikombe nayo ni imwe nayunguruye nyikuye mu safuriya bisanzwe. Aha rero juice yacu yarangiye, nabaha karibu. Ahangaha wayireka igakonja, ufite firigo ukayishyiramo mu bikoresho wateguye byo kubika muri firigo, ubundi ukaryoherwa mu mubane n'Imana.